ndabasuhuje mwese, ikaze ku rubuga rwacu Inzozi n'Ukuri, isoko y'ukuri yubaka sosiyete, ikaba n'urugendo rwubaka ubuzima bwawe n'ubuzima nyabwo. Uyu munsi twabategura ikiganiro kivuga ku rukundo rw'Imana, uri buze gusobanukirwa impamvu Imana yaremye iyi si, umugambi wari ufite mu kurema ibintu byose biriho ndetse natwe ikaba yaradushyize ku isi. Komeza ubane natwe, icyo usabwa ni ukora subscribe, ukora ukazogera ndetse ukora no kuri like, unasharinga kugira ngo abantu bose babashe kureba kino kiganiro cyacu. Ikaze. Hari abibaza bati ese Imana ni iki? Iteye ite? Twese idusaba iki? Hari n'abandi ariko batemera ko Imana ibaho. Kera mbere y'uko habaho isi n'ijuru, hariho Imana. Imana yari ifite urukundo ndetse n'ubwenge budasanzwe. Yifuje kurema ibintu byiza kugira ngo ikomeze igaragaze ubwiza bwayo. Imana iravuga iti nihabeho umucyo. Nuko umucyo ubaho. Umwijima urashira. Icyo gihe isi yari umwijima gusa, hasigara itandukaniro ry'amanywa n'ijoro. Nyuma Imana irema ibiti byiza kandi bitangaje. Irangije irema indabo nziza kandi zifite ubwiza buhebuje. Irema ibiyaga, irema inyanja, irema ibyuzi ndetse n'imigezi. Nuko irema inyamaswa zimwe zishyira mu mazi, irema inyoni ziguruka mu kirere, zifite ubwiza butangaje kandi zifite n'imiterere itandukanye. Inyoni yazihaye ububasha bwo kuguruka mu kirere. Naho amafi yahereza ububasha bwo kuba mu mazi ndetse no mu nyanja. Inyoni ntishobora kuba mu mazi, kimwe n'uko ifi idashobora kuguruka mu kirere. Yaremye n'inyamaswa zurira ibiti. Nuko Imana ibonye ibyo yaremye ari byiza cyane, iravuga iti ni byiza cyane rwose. Irangije irema umuntu, imuha umutima ushobora gukunda, imuha ubwenge bwo gutekereza ndetse n'amaboko yo gukora. Yamuhaye ubushobozi ndetse n'ubuhanga n'ubwenge buhambaye, buruta cyane kure ibindi yaremye. Mbese ibintu byose Imana yaremye byerekana ubuhanga buhambaye Imana ifite, imbaraga ndetse n'ubwenge buruta kure ibyo tubona n'urukundo idukunda. Iyo urebye indabo zitandukanye, ukareba inyenyeri zigaragiye ikirere, mu ijuru, cyangwa isake iririmba mu gitondo, byose bikubwira ngo dore Imana yaremye ibintu bitangaje. Nibyo koko, Imana yaremye ibintu bitangaje. Nubwo umwana w'umuntu afite ubwenge buhambaye, ariko ntiyakegeranya ku bwenge bw'Imana. Ntiyashobora gukora kamwe muri utu dusimba byibura kugira ngo nako kabashe kugenda. Ibi bigaragaza ubuhanga bukomeye n'ubwenge bw'umuremyi wacu. Dore ibindi bitangaje Imana yaremye. Urugero, ukuntu izuba rirasa mu gitondo n'uko rirenga, ibyo bigakomeza kugenda igihe cyose, kandi byose bikuzuzanya. Yaremye imvura, irema ibiti, irema amazi, iyatereka ahantu hafite ubwiza butandukanye,
irema imisozi, kandi amazi akaba ari kimwe mu bintu bifitiye ubuzima bw'umuntu akamaro. Atunze ibinyabuzima byinshi, ikindi kandi akagira uruhare mu gutuma imvura igwa. Yaremye inyamaswa nyinshi zitandukanye n'udukoko twinshi, byose kandi bidufitiye akamaro ku buzima bwacu. Yaremye inzoka, irema injangwe, irema inzuki, irema uruvu bufite ububasha bwo kwihinduranya amabara. Irema inzoka, ihereza ububasha bwo kugenda ariko idafite amaguru. Ibi byose bigaragaza ubuhangange bw'Imana n'urukundo ndetse n'imbaraga ifite buruta kure ubw'umwana w'umuntu. Irema igitagangurirwa gishobora kubaka inzu mu budodo kibitsemo. Imana yatweretse urukundo, iduha amaso. Amaso tuyakoresha tureba ibyiza yaremye, kandi biradushimisha rwose. Yaduhaye amazuru adufasha guhumurirwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Yaduhaye umunwa udufasha kurya ibintu byinshi bitandukanye kandi bituryohera mu buryo bwiza, bigatuma twishima. Iduha amatwi adufasha kumva ndetse n'indirimbo n'amajwi meza tukishima. Iduha ururimi rudufasha kumva ibiryoshye, ndetse rudufasha kuvuga tugahuza imvugo. Imana ntidusaba ibintu byinshi birenze. Nk'uko yaduhaye ibintu bidushimisha, idusaba kuyikunda ndetse no kuyikorera. Dufite amaso niturebe, ndetse n'amatwi yacu nadufashe kumva. Turagushimiye kuba wabanye natwe. Icyo usabwa kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi, turagusaba gukora subscribe, wiyandikisha, ukora akazogera, ndetse unadukunda.